ndagufana rega mubyeyi nanjye ndagufana Tijara ariko ngewe nagufannye mfite abana batumye ngufana bazi ya materime yawe yose bazi kureba iki bazi kureba hagasi y'umwana kandi no buriya abana buriya banavuga ko nimba aramenyeye ku bana bawe Yesu yavuga ko bundi ubwami bw'ijuru nta muntu uzabujya amatameze nk'umwana nimba abana banyemera nanjye ngaba kukwemera none se twatangiye ikiganiro sinjye wakomeza gahunda cyane ngari kw'iryo juru ryanyu ngo tuzasanga y'abakobwa b'amaso manini ariko abo ngabo bazaburumwa na babandi batagize irari ry'abakobwa hano ku isi none se niba utagize irari ry'umukobwa hano ku isi uzasanga Imana yaraguteguriye abandi beza none se nta muntu n'umwe ubaho utagira irari mu mubiri we barahari ahubwo turushanwa kuri kontrol barahari wowe ahubwo irebeho uvuge ngo reka ndireke uyu munsi kugira ngo mu ijuru nzahasanga abakobwa b'amaso meza byagukundira se musaza amavuta y'umugabo namuraye ku mubiri ntago nari kintu by'uyu munsi ngo nigereje nibyo nari kubajenera abakobwa byanze bikunze barahari baraza biyegereza first of all nta wakwanga umutipe mwiza nkawe secondly umustar third ufite pesa nta mafaranga nifitiye nico barero bari kunziza nico kintu ndi gupfa amafaranga hari duhereye ku rukweta kugeza ku musatsi n'ubwo se yanyumye giti ariko ntabwo ntabwo Kigali ari ukuntu ushukambara neza ariko kuvuga nacyo bakureho kamera ngenda kwizirika gusobagira utamaye igiti uko wabusa kose Kigali uko waba wambaye do ko filmu busa gutya se ninde mukobwa waguhamagara sirimo busa ese kufunguye ahantu hamwe fungura nara hirya kofi zirera zirimo busa umukobwa rero wakwiteza hana zafunguye nta mukobwa wakwiteza wihangayika habonetse muganga gakondo utanga ubuvuzi bw'umwimerere kandi bushingiye ku bimera nahivurije umwijima mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye bankoraho riraka nabahanga pe waba warabaswe n'ibibazo byo kwikinisha bigatuma amabanga y'abashakanye atabasha kugenda neza tambuka tugukiza umuze nawe ubashe kunoza amabanga y'abashakanye mubona nahoranye ikibazo cyo kutabyara nkajya ntekereza ko narozwe nyuma naje guhura n'umuganga aramfasha ndakira ubu nanjye ndi umubyeyi nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro rigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu n'umuzi kubivuza indwara nk'umwijima impyiko rubagemande amibe igifu kubyimba prostate umutwe imitsi ndetse n'izindi namwe nimutambuke kuko mwashyizwe igorora kuba ari imahanga namwe mwihangayika mwibaza uko imiti yacu iraza kubageraho kuko dukora na DHL tukabagezaho imiti yacu kandi mu gihe gito cyane none se wakwishakiye nidutangira umbwire mvuge kuri ruswa Tijara rari kunyaka turi inyuma ya kamera uze kumbwira umva nta munyamakuru utasaba giti Imana nagusabye giti ikibazo wayinyimye giti ya lockdown ariko baho ubwo nawe nkoraye uzibamwe nagusabye giti twavuganye urambye uti mail ngiye gushaka amakasha ahantu nicaye ku mukire ndavuganirayo ngaho izanye mpaho ariko nagutindije wana sorry ntago ubundi nica gahunda cyane oya nanjye akurubona ko Tijara ari kura abandi utinze oya kuva wambwiye ngo ugiye gushaka kashi ndabyubaha nkavuga uyu muntu uri gutigita reka banza atigite kandi no muri iminsi biranakaze iyo ubonye ahantu wajya guteka imitwe ukakura nk'agafuka k'iwunga ntacyo bitwaye cyane kuko baza kuko abana bangaye 5 nibyo ra ntemera ariko nari naraye nijoro agafuka ka kawunga ngakunguse kashize ariko ubongeyemo ntabwo ncikura amagiti ndaguha ikiro urama yakahunga se cyangwa urama kuri kaje ngiye kugura yanjye roki biteze musaza ewana ndashimira bimeze bite ariko uri ku myako ari aha ari urukweto uru rukweto kabisa mukamera bari aruzuminge kugira ngo ntago tubivugaho twaruguze ngo Kigali rega dupfirifiye unashobora gusanga mu nda nta kirimo ariko ukabona inyuma atsa neza kuko kugira ngo umuntu muhuye n'ujya kumubwira ngo diro wenda kukwamamariza urampaya nabonye ariko nawe anije banza kukweba inyuma akavuga ati umuntu uri kunsaba miliyoni nabonye isigaye waranyinjiriye muki ahubwo mbwira uvuye Dubai mu biki ese niwe wantumiye kumbaza cyangwa ari nakubonye Dubai ndavuganye man uzuko nagira gutya nkabona jamana zagatanga asa nawe yaje kusiga kuri Instagram nakubonye Dubai ndavuga nti njya mpabona babashiki barashiki niki se nawe harahiye haraguma guslayinga nago nabivuze wagafashe wese kajya Dubai rero sende uwahakana ko ndi umukire amakuru savuga ko ari ubwa mbere wicaye mu ndege
nashabwa ari ubwa mbere. Sure. Yeah, sure. izina ry'Imana tugiye kuvugira Ese ko ese bwa mbere wicara mu ndege byari bimeze gute mabuja ikintu kirazamutse ejo bundi njya Dubai rero ubwa mbere nicaye mu ndege numva ikintu kirazamutse mu nda kigeze mu gatuza gifashe indege ihagurutse se cyangwa nyine ihagurutse none yigiye kugwa ngo koca 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 none se hari naravuye muri kiriya kigo koko kitaragizera hari umukobwa tuziranye ukora muri bari abakobwa bakora mu ndege wambwiye ngo n'ubwa mbere yabonye umuntu aruka mu ndege nka kumwe abantu bajyaga mu cyaro bakaruka muri bisi uwo muntu nge akosera nge nari twaje nuzi ko amashashi bayaciye bari bajyanye agashashi nari yaraje ndakabona ndavuga ni bitaza kundaburiza mu ndege ari ubwa mbere ngezemo ugasanga ndi kugenda nica ibintu ese ko bwari ubwa mbere ugiyemo ese kuri kuperereza cyane biti kubera agashashi wewe wagezemo se ubundi mu ndege nayigize nka tapandigo ujya hehe nta hantu ntarajya ahantu ntarajya noneho cyane ko ubu ngubu uriya muhungu ubona w'inda mikorojeni yafunguye n'ikigo kijyana abantu kwiga hanze urumva rero tubanza kujyayo kenshi kureba aho bazajya biga bakora ku buryo nanjye yamfasha agasubira mu ishuri oya we wajya nko gukora nshaka kwiga ese urashaka kwiga duhora twiga ngenda numva ari uko abantu wenda uburezi ariko mba numva umuntu hari urwego agomba kugeraho ibyo yize akabanza akajya imihanda kubibyaza umusaruro akazagaruka mu ishuri ese ubundi umaze kubyaza umusaruro ibyo wize ibingana iki shanda cyagerageza riga byaranze ntabwo wize narize wasobanura filime zitarize birabyongereza na biriya bifaransa reka dite dutangira aho ngaho ubundi nguyu ni Bwana Rocky vuga ka gaterime kawe bakuziho bwinshi kaka ni wazanye Kigali kagafata nta kantu nta sirenge n'imwe uzi cyatera muri Kigali iri gutwika nta myaka 100 uri kumva nta gikwe ni byinshi nta terime n'imwe iri Kigali iri gukora nk'imyaka inishize hari n'ibigo noneho by'amatumanaho njya mbona sha bikoresha amaterime yanjye ku byapa nkabihorera biriya ntabwo byemewe nuzana slang yawe ni nka RDB barazandika se barazandika ukajya kwandikisha slang yawe ukavuga ako biriya bigo nabyo urumva sinzi ikibazo bifite bigomba ahubwo kukwegera ati tugukubite make bakorane noneho ubwo bahe n'ibindi bitekerezo nese ubundi musaza ziriya slang uzikura hehe Erega none se iki ni igihaza kirega ntago ari igihaza uyu mutwe uratekereza ikibazo nuko ari kunywa ntanywa akaba kitafi ya bora akanyobwa kongera ingufu mu mubiri ndabona karimo na ginger akakumara izi stress ibintu by'amarockdown kongera kumva umeze sawa kabisa none se ziriya terime nyine uzitekereza gute uzitekereza kangahe umuti twize kuvugana kera mba muri cya gihugu dutoranye cyitwa Tanzania nawe arambye Tanzania he Dar es Salaam arambwira Dar es Salaam ndani ya jiji kubwa nuziko nawe tambwira ngo ko ngiye nshaka kumva amaterime wabaga mu kariya kariko nuko bavuga ngo quartier commercial ya quartier Mateus ni isoko nyine riranguza rimeze uko haba n'abarara bahatari noneho iyo uje mitambazo mutipe nti amaterime ukoresha yari umunyamakuru n'iki ati ngiye buriya njya muri twegerana mu gitondo ikanjyana ahantu ikangarura nkajya ku cyapa nkajya mu yindi ati buriya muri twegerane abakomvayeri baho amaterime nkandika amaterime nzakoresha ukwezi kose zino bisi za tapandigo zaciye amaterime y'abakomvayeri ntago abakomvayeri bakibari kumva abakomvayeri baratwikaga abakomvayeri baho bagira n'amagambo menshi cyane none kwibaza wowe yawe uyakuraye oya amaterime ubundi yo hari igihe uvuga nk'ikintu cyane kubera abantu baba bakumva cyane we kuko wakivuze cyane umaze iminsi wenda wowe igitekereza bo bakayita bagifata nka terime bakajya bagikoresha buri munsi papa wanjye nanjye kera yize kuzana terime yitwa ngo salale ariko wageza umupira terime irafata bisobanuye iki yumva yogeza umupira mu Giswahili salale ni nko kwiyamira ngo ya ubwo abantu bahita hashya kandi viye wawe kuko yogezaga umupira kera kuri za radio Orenforo hamwe na Karinda ariko yazanye ikintu bita ngo salale ariko oya yitabye Imana imuhiruko ridashira yagiye yarabonye ukuntu umukobwa watwika nawe yagiye hatarashya neza yagiye nkiri igihaza kari muri Arijana byiza ari muri Arijana Imana imwo Arijana ni ijuru ry'abayisilamu gusa se cy'abayisilamu gusa none ngo sinumva muvuga ngo buri muntu wese ni umuyisilamu avuka ari umuyisilamu buri wese ni umuyisilamu Islam bivuga umwemeramana bivuga ngo buri wese ni umwemeramana ngariko iryo juru ryanyu ngo tuzasanga y'abakobwa b'amaso manini ariko abo ngabo bazaburumwa na babandi batagize irari ry'abakobwa hano ku isi
none se niba umuntu utagize wagize irari se ry'umukobwa hano ku isi uzasanga Imana yaraguteguriye abandi beza none se nta muntu n'umwe ubaho utagira irari mu mubiri we barahari ahubwo turushanwa kwikontorora barahari wowe ahubwo irebeho uvuge ngo reka ndireke uyu munsi kugira ngo mu ijuru nzahasanga abakobwa b'amaso meza byagukundira se musaza amavuta y'umugabo namuraye ku mubiri ntabwo nareka ibintu by'uyu munsi ngo nigereje ibyo turaza kuvuga uti wenda grand frère umuryango bigenda bite ariko mu by'ukuri reka ntangire mvuga ngo I respect you Rocky impamvu mvuze ngo respect nuko uri mu kazi wubaha ukunda uziko kagutunze no kigere kugira ngo uzabone imirimo ni ikibazo ubundi kutigeze ugenda imihanda ngo ushake imirimo nk'abandi wambare ikoti ujye muri ofisi ushaka akazi kari respect narabikoze ingirangiza segonderi nanjye nashyiragamo agasuti nkajya gukorera abantu muri ofisi wanagashaka akazi uranakabona bitangoye ariko wenda bitangoye ya mahirwe ngakora nk'imyaka 3 kumwe ucyangiza uri umwana segonderi nanakavamo nanga kongera gufata kandi kamaga menshi kuko nabonaga agasobanuye ningakora cyane kuko narabyutswaga karaza telefone ku gutwe ni time baguhamagarira uburi stand by te wirukanka ariko nkikavaho bari kumbwira ngo njye handi nko muri icyo cyumweru namaze mu rugo najya kurya amafone nkayishyira muri silence karuhuka wumva na stress ndavuga ni Imana imenya kwikorera byaryoha cyane nta muntu bumubwire ngo uri ngeze he ngo kuki byapfuye icyo gihe nakorera ngo udufaranga duke mu gasobanuro duke cyane nyine ntavugira aha ariko nanga akazi k'amafaranga menshi nyine bari bari kumpa icyo gihe mvuga ntago nzongera kubyuka biriya menshi ku mwana w'icyo gihe se urangije segonderi ntacyo yaratwaye ariko akazi ko ndakubaho nk'uko babivugaga none se ubundi agasobanuye wavuze uti nabonaga udufaranga duke ku gasobanuye hari abantu bumva agasobanuye bakumva muri kwiyamiza bakumva ntacyo muriho bakumva ntacyo muri gukora utwo dufaranga duke twinjiraga cyangwa se twinjira mu gasobanuye twinjira gute mu gasobanuye rero agasobanuye ni n'akantu gatunze abantu benshi cyane dukora ziriya filime hari kampani tuba dufatanya kuzidistribute zikagera mu gihugu hose none tugira abanyamuryango ba koperative bara bitwa ngo naba DJ mu gihugu barimo n'urubyiruko rugera ku 700 na kuzamuka abo nabo dufite mu bitabo ngiye kwa DJ amaga filime kuri flash ngiye kwa DJ amaga filime kuri CD gutyo baba muri buri mudugudu mbega gasobanuye umudugudu wose tuyemo ubukabona wabasha ukabona abo bana rero nibo badufasha gukwirakwiza izo filime kuko bazicuruje nabo bakagira umusanzu batanga buri cyumweru muri uwo musanzu natwe ukaza tukagiye ukuntu tugenda tugabagabana noneho za filime urumva nimba muri buri mudugudu tugiramo aba agent bitwa aba DJ tuba DJ ayo mafaranga yavuyemo filime ziba zabashe kugera ku bantu benshi cyane kuko niba dusohoye filime ku wa mbere nijoro n'abantu b'icyango baba bazifite ku wa kabiri za Kongo ziba ziriyo i Bugande i Burundi ku bwinshi cyane buri Burundi nta n'umusobanuzi zaba bameze nko mu Rwanda mo hose bakoresha ba Rocky nitwe gusa buriya tuba tuyoboye noneho urumva rero ikintu kibasha kwihuta kurebwa buriya miliyoni zigera muri 5 ku cyumweru ziba zirebye filime twasohoye zagasobanuye rero utwo dufaranga duke twabonetse wenda ntangiye kubona abantu batangiye kugenda babimenya basa nk'abahumuka bati nimba bino bintu bisohora bikarebwa n'abantu benshi twanabyamamazamo kuko birebwa n'abantu benshi kandi n'ingeri zose utwo dufaranga rero nitwo tugenda tugufasha gukomeza kuba i Kigali uteka imitwe n'iki uriya ko bucya kabiri urumva nyine twa dukomoye kukubaha akazi ukora ukagaha agaciro ndabizi ibi bintu mukora nabyo ngiye mbyita impano kuko ngiye ntabwo nabyuka mu gitondo ngo niyamize ngo ndebe filime ngo nicare hariya kandi nta nubwo bisaba impano gusa bisaba umwanya uhagije kugira ngo ujye gufata filime uyemeze uyisobanure uyishyiremo ya magambo yawe mbwiye uti ndayatoragura nkayashyira hariya imwe y'amasaha 2 nziza ya action wowe gutwara umwanya ungana iki intwara n'ubundi ayo masaha ariko uba warayirebye before kugira ngo urayireba ntabwo uyifata mu mutwe akenshi uyifata ahubwo ngo uyirebe urebe nimba izaryohera abantu gusa cyase hari na filime buriya ari hano mu Rwanda utakora zirimo ibintu by'urukozasoni byinshi hari amafilime utakora nyine ugashaka terima ijyanye nabyo rero banza ukayifata ukayireba ukanyuzamo amaso wihuta ukareba ko izagukorera hari n'iyo ureba ukavuga ati ntago abantu bayikunda ukareba wabona izatwika ukahita uyikora nimba imara amasaha 2 nawe uyikora amasaha 2 ku buryo nk'ubu nituva mu kiganiro ndahita ngenda nikingirana muri studio mu rugo nkore nk'utuntu nka 5 umuntu nka zira filime z'abakoreya ziri mu gikoreya n'ururimi nyine ni gikoreya
mwebwe mubasha kumenya gute ibyo bavuze ku buryo mubibwira abantu. Ngiye hari umuntu twize ku kimaka arambwira ngo ibyo muvuga n'ibyo muhimba ntabwo bijyanye n'ibyo bavuga, ariko nza kubona iyi filime ifite subtitle, ibyo uvuze nibyo bistiri biri muri subtitle. Ndavuga ni no, ntabwo babanyeshyari nyine babashidikanya ku mashuri yacu. Nyine nka filime y'Inyakoreya, y'Igihinde, y'Igishinwa, ibintu nk'ibyo wowe ubasha kuyisobanura gute? Igishinwa cyo inaha baranakigisha. Yego. No muri Action Driving and Language School Igishinwa barakiga, no mu Rwanda abana bazi Igishinwa. Kada ngwino hano Igishinwa sibyo, ngwino hano hagarara hano inyuma nkwereke. Vugana na Sherimani Misi bameze nabi umugabo we. Kada mu Gishinwa usa nk'uwunamamo. Ubwo tugiye ku kintu rumbaje ngo filime z'igishinwa zisobanurwa zite. Ndagira nkwereke ko abantu bize muri Action nyine Driving and Language School baba bazi indimi nyinshi. Kabaraga koco iki sibyo? Mubaze ikintu cyose ushaka kikubwire mu Gishinwa. Mu Gishinwa ndaguye. wahada ubuzima bwiza n'iki ko ari ibyo badukurikiye bishyire muri comment. Ndaguye wahada. wahada shaka kuvuga ngo yitwa Gaddafi se wavuga witwa nde? Wojiao ni wango my name cyangwa se Wojiao Liu Ming, Wojiao Gaddafi ni Jiao Kabendera. Witwa Kabendera ni Jiao? Ni Jiao Shi Kabendera. Your name is? Ushaka kuvuga ngo ndashonje se ndashaka nko kurya Woyao Chi. Woyao Chi. Ushaka kuvuga ngo nkumbuye Naomi? Waheda Naomi. Waheda Naomi. Igendere ntari bisha Cheers kuri babandi bakurikiye muri OC aba bantu nabahanga cyane. Yitwa Gaddafi yambwiye ati ngewe nzagusura ubutaha ngubwira ibyanjye byose, ariko nagira ngo wenda abantu bashidikanya uko hari nk'ukuntu umuntu ashobora gusobanura filime y'Igishinwa abantu bakavuga ngo nta Gishinwa bazi bari kubeshya uko biyumvisha ko mu Rwanda nta muntu wabuze Igishinwa. Hari amashuri abyigisha Igishinwa barakiza abantu benshi, ariko ngiye ntago nyizi ndi kukiga ubu ngubu bitangiye kugenda biza, ariko zira filime nyine nk'Igihinde, Ibinyakoreya, ibiki ntago twasobanura zitariho subtitles. Kiretse z'Icyongereza n'Igifaransa nizo ukora nyine uko bazikoze, ariko ziriya ndimi zindi zo hanze dukoresha subtitle. Ugura abanza ugasoma subtitle ukabona gushyira kuvuga baravuga nyine uhita ubisoma wihutana nabo mujyana. Hari n'umuntu nyine byagora kuko urabona wewe nimba uri gusobanura ugomba kuvuga wihuta cyane, nyine bigenda bimenyera kuko hari umuntu wa filime agafata nka pause agasoma ibyo banditse, nimba hari ukuntu subtitle zizire rimwe ari nyinshi. Ariko nyine waramaze kumenyera ni nk'umunyamakuru kuri asoma amakuru yihuta ku buryo ziza uko zaba zingana kose umaze kubisoma wanavuze uhita ukomeza nyine. None se umuryango abana barenga 1 2 3 mwese muri mu kigare, muri icyo kigare kimwe cyo kuvuga ngo turakora ibi, wari usanga grand frère uyu ni junior ni junior ngiye mu rugo ninjye njyenyine junior niwe kwa Bayanga ba Mike ba Sankara, ariko nawe nuko mwagendanaga ni inshuti zanjye bose nyine. Biraryoshye rero ni Morex Media ndi kumwe na Rocky, abesha kuna kumwita Kimomo, Kirabiranya n'andi mazina. Ayo mazina n'inyangamugayo ryahamye n'iryanjye urw'igikundiro ngombwa mfite amazina menshi. Ayo mazina yose aturuka kuri twa duterime twawe. Nyine bumva ugomba no kujya unyuzamo kanirya nyine igihe uri gusobanura kugira abantu tababoa. Ndabizi ntabwo biba byoroshye ko buri muntu wese yatekereza ngo akakanya ngo ngiye gukora ibi, cyane cyane nk'umubyeyi byanze bikunze hari famille wari ufite yakurebereraga cyangwa se yakureberagaho bategeye ko ravuga ati uyu nguyu yanze akazi ari kwifungirana ari gukora filime, babashije kubyumva. Ntabwo bari bazi ko nabyanze kuko natangiye ahantu nakoraga icyo gihe nakubwiraga nakoraga akazi, nava ku kazi nkaza guca ku muntu bitwa Yakuza abasobanuraga ibihinde akaniza studio ngasobanura filime zikajya zijya ku isoko. Nta wari warabibonye hehe se nyine kurabona yumuntu agiye gukora ikintu arana yarakibonye. Urumva nakoraga akazi rimwe na rimwe ngakora amajoro, none nkarara ndeba filime zisobanuye. None nareba izisobanuye nkabona abatipe wenda icyo gihe bari barimo ntago ari bose, ariko hari abari kubeshya kuki nk'uyu muntu asobanura ibintu atanabyumva neza ari kubeshya abantu kandi wabona bibonamo amafaranga. Tuvugana ariko wazagerageza ko mbona nanjye uyu namurusha, ntangira kujya ndeba noneho nkarara nirebera izidasobanuye nkumva ndi kubyumva fresh. Nkajya ku kazi nkagenda. Icyo gihe umuntu wari ubizi na filime zarasohokaga zikajya hanze, nta muntu n'umwe nabwira ko ari ingero ke. Najyaga no mu rugo nkasanga bari kukareba. None se niba ijwi nibaryo ntago wahita ubikeka, buriya nk'umwana we hari ibintu bimuziho yakora cyangwa se inshuti yawe muhorana, hari nk'ibintu ushobora kuvuga ati ntago yaba ari ntibishoboka buriya n'umuntu bavuga kimwe akavuga ati kiriya giti urumva ukuntu muvuga kimwe, nawe akakubwira ati cyane rwose kuko numvaga nyine hatarashya mvuga ni ibi bintu se nta n'umufunguro waboneka. Umuntu wari ubizi ni umuntu umwe gusa ko nkora ibyo bibora. Oya nta by'abasheri hari umwana se utereta
agaje abayisa nshabe turacyakeneye turabagarukaho mu kanya wanzu indi wari ubizi babizwi n'inshuti yanjye bita Savimbi wenyine wari ubizi nawe twabijyanagamo ariko wabita mu bindi noneho nyuma nyine byamaze igihe kinini nta muntu n'umwe ubizi kandi agapesi ukabona nca no kumanuka ati nyamara icyana cyaje gisobanura ibintu wumva ko kibyumva fresh na boss none wampemba gatarambona yambonye inyuma kuko nazayaga yakoze akabari uzijyana koreza udufaranga duke nyuma rero nibwo naje kuvuga ati ariko niyo babimenya nta rivi bamwe bagenda babimenya nyine tu nyine mpamvu nakubazaga ntibabyakire bate kubona ati uyu nta kintu kirimo arakora arimo ariyamira kuko urabona hari ibintu umubyeyi abatifuza kubona wajya umuntu utakimusaba urukweto se utamusaba icyo kurya cyangwa kwishyura inzu ata kintu umusaba abavuga ati ibyo ari byose buriya bintu bifite akamaro tuko byamera kose just ni ibintu byiza ni ibintu bikubakiye izina mu by'ukuri nanjye nge nabase no kwidekarana ndumfana wawe pe urabizi naranaguhamagaye navuga ni kabisa ibintu uri murabyumva ntabwo ndi umukunzi cyane wagasobanuye gusa abana banjye bajya baturiye bankicara nanjye nkakurikira batari ko mama we ntabwo uzi filime yasobanuye na Rocky rero akaba Rocky uruva ko izina ryamaze kubakwa iyo ubonye byarakubakiye izina gutya ntabwo izina ryawe rikiri ufite ukuntu uri celebrate haba ari kuri social media haba ari hano hirya hatandukanye ukabona ibintu ukora byarakubakiye izina byazo bikunze bikuzana n'akantu wowe ubasha kubiha akayi gaciro kubaka izina ni ibintu mani biba birenze ariko tutaranasimbuka urumva nk'umuntu nka Tijara mbona arakuze numva nemera iyo muhuye akakubwira ngo iyo muhuye nyine iyo muhuye akubwira ngo aragufana ariko umva ni respect ya danje nyine kuri cyo warumbajije ajya rumbajije ngiki iyo ubona byarakubakiye izina ubona ubiha akayi gaciro icyambere ushimira Imana nimba akazi kagutunze kaguha icyo kurya buri hari n'igihe usobanura nka filime ijyanye n'ubuzima umuntu ariko wamo kanya kuko ujya ubona hari nk'amatiyatere bakina mu buzima bw'umuntu ugasanga hari nk'umuntu uguhamagara akagushimira ati narebye inyigisho ziri muri iyi filime ndi umukobwa wenda ngiye gushaka uyu muntu bigendeye kuri ibi n'ibi no mu rugo wenda batabyumva ariko kuko hari nka filime barebanye ugasanga bibahinduriye ubuzima n'imyumvire bose bavuga ngo biriya bintu mutabishaka wenda bireka iki ugasanga umuntu ari kugushimira bitewe n'ibyo bintu bikamera nk'aho mutabaye cyangwa se waba uri nko kugenda mu muhanda we nta kazi wenda ukora kuko kagutunze ariko waca nk'ahantu ukabona hari ibiboro twajya dukora byo gusobanura agasobanuye live tukazenguruka igihugu nuko corona yaje n'agasobanuye live nagakoraga harashyaga ubwo byabaga mwabaga mwicaye ahantu mugafata wenda nka site mugashyiramo filime mugayisobanura mwicaye hariya live twafataga nk'igisare kijyamo nk'abantu nk'icyanga abantu benshi wari kuma amahirwe yo kubibona live ariko bizakoro nizagenderaga benshi barabibonye urumva rero nk'iyo uzi ngo wagiye gushaka amafaranga witahire nk'Ikigali cyangwa se ajya kubona ukabona muri abo bantu uko amasaha yatinze bw'ejo yenda barashobora kubwira ati rero hari abakecuru barimo hano bari baje kureba kandi amasaha arabafashe ubwo bigeze nka saa 4 nturatangira ukabona bakuzaniye nk'abakecuru bashaje byatari baje kureba Rocky mwana wacu gitumara irungo etomva ushimye Imana ugati hari n'abantu nyine wenda bagukunda bakwiyumvamo kandi nta kintu cya danje watanze iki nyine ubikora ubikunze nk'akazi ukanabikora wumva ari ibintu byiza guhura n'umuntu abwira ati ndakwikondera nyine wow that's good ari abajene bari hano hanze rero babona ko harimo gushyira amaboko mu mufuka yego kutitabira umurimo ngewe ibyo ukora mbifata nk'akazi hejuru y'ibi byose tutaragaruka kuri abo bajene bashyira amaboko mu mufuka cyane ubona nta kandi kazi wakora uretse kwisobanurira filime oya nagakora ahubwo kenshi ngiye ikintu cyose kirimo umufungo rega nagikora ukaba nka TV ikintu cyose kirimo umufungo nagikora ngira ngo warabibonye ko twafunguye icyitwa Kimomo Safari ni kampani y'ubukerarugendo inahagaze neza muri iyi minsi. Kimomo Safari ni yande? Ni yanjye. Wow. Iri gukora ahubwo gutubutayizi n'ukuntu ari yiyoboye muri kampani z'ubukerarugendo. Ihagaze neza mu gihugu. Nyine ugerageza kugenda duke turi kuboneka ugende. Dushyira mu hirya no hino. Kuburyo hamwe ejo nanasarara. Ni byasuko. Abahungu tuba turi kumwe mbona ba. Ariko basubye tugasaga nturi kwasha kuvuga. Mani bindi. Ndacyafite ubutumwa bwo gutanga. Ariko narajya bitekereza havuga ati nk'ubu ngasanga ijwi ryagiye burundu byagenda biti nkahita nimagine ubuzima nkavuga mana buretse urumva nk'abafuadi bareba b'imikino nabo nuko nabwo ubwo barabuhorana abantu dutunzwe n'umuntu gaturi benshi kandi dufite n'ubwo bwinshi ntago byoroshye urumva rero kugenda ukuramo akantu nabyo ni ibintu by'agaciro cyane ni ibintu byiza nyine ariko nta kintu utakora nyine ugenda ugerageza gufatira ahubwo hirya no hino urebe ko wakora ibintu byinshi ku buryo hamwe byanze urumva impamvu y'ibi byose n'ejo naravuze nti
Rocky ngomba kwicarana nawe abakurikiye Moriox Media bakamenya agaciro k'akazi akora, kuko ngenda umuntu akenshi uterwa imbaraga no kubona abantu babiri bahanganye n'umurimo, igitsina gore n'umujene. Uko nagiye mpura nabyo, umugore udakora afite ukuntu arangira, umujene udakora nawe afite ukuntu arangira. Akenshi turimo turabona hano hanze abana basabwe n'ibiyobyabwenge, kenshi babiterwa nuko batari mu mirimo. Kandi nayo ikindi sinjya nemera ko nubwo se mbivuga benshi bakantera amabuye, sinjya nemera ko imirimo yabuze. Hari byinshi cyane byo kwihangira, byinshi, ntago buri wese yasobanura filime, ariko hari byinshi cyane hano hanze byo gukora, kandi abajene bakagombye kuba bashyiramo imbaraga. Iyo mbonye rero umuntu uvuga ati ngiye kwiyamiza iki ngikore kinyinjiriza amafaranga, mbona ari ibintu byiza cyane. Noneho nanone kujyanye n'aba inkumi, icyo kintu waruvuze nicyo, iyo umuntu adafite ikintu ahugiyeho kiri gutuma ahuga akabura n'umwanya, ajya mu mico mibi nk'ibiyobyabwenge. Uko biri kose n'umugore nawe udafite icyo akora hari indi mico ajyamo. Kuko nabira bavuga ngo umuntu ngakunda inzoga, ngo umuntu akunda kujya mu bakobwa cyane, hari ubuzima ubwabyo rigiye ubigukura, atari ukuvuga ngo urakijijwe, atari ukuvuga ngo ni uko wenda ngo inzoga utazishaka, ahubwo ukareba ufite akazi kenshi kagomba guha amafaranga, waraye mu nzoga ubyutse ufite hanguva, wishe gahunda iri guha amafaranga, umunsi wose wirirwa wiyita ikigoryi uvuga ati ngo kuko kihanguva sindi kubura umutwe, amafaranga arancitse, ububwa ukazikuraho cyangwa ukazigabanya. Ubuzima nyine uko ubaye bize cyane bigukura mu bintu byinshi cyane. Umuzi w'ubuzima kuri ubu Extra Power Formula, wa muti kabuhariwe wirahirwa mu kuvura abagabo batakibasha kwisayidira, ndetse ukaba n'ikimenywa bose mu kuvura bikinishije. Twawushyize kuri promotion. Umwihariko wa Extra Power Formula ni imbatura mugabo, ikaba umuti karundura mu kugarura akanyamuneza mu muryango. Uwayimenye ntayishidikanyaho cyangwa ngo ayigereranye, kuko irihariye kubera ubudasa bwayo mu bushobozi. Naho ibyo kwikinisha n'ingaruka zabyo bisigara ari nk'umugani, hehe no kugenda uhungetwa, ubabara umugongo, uzunga isereri cyangwa se ubabara umutwe. Nimutugane tubafashe. Ukorera mu Gatsata, wanaduhamagara kuri nimero zacu 0786 04 04 36. Ya nibyo nari nkubajinira abakobwa, byanze bikunze barahari, baraza biyegereza. First of all, nta wakwanga umutipe mwiza nkawe. Secondly, umustar Tad ufite pesa, nta mafaranga nifitiye, nicyo barero bari kunziza, nicyo kintu ndi gupfa. Amafaranga arahari duhereye ku rukweta kugeza ku musatsi, niwo bose yanyumye giti, ariko ntabwo ntabwo ko Kigali ari ukuntu ushukambara neza, ariko mukanya bakureho kamera ngenda kwizirika usobagira utampaye igiti. Uko waba usa kose Kigali, uko waba wambaye do ko filime ubusa gutya, se ninde mukobwa waguhamagara sirimo ubusa. Ese kufunguye ahantu hamwe, fungura nara hirya kofi zirera zirimo ubusa, umukobwa rero wakwiteza arahana adafunguye. Nta mukobwa wakwiteza na mwikofi tugiye tuyashyira mu telefone handi hose. Abakobwa si uri gutendeka bangahe Imana? Oya ntago njya mbeshya abakobwa, ariko umwe arahari wo kuri wapi. Oya wibeshya ngo wapi, ejo n'ejo bundi utazakora. Ahubwo ngiyewe ndi muri gahunda yo kumutigita, ndi kumuhiga. Nyine bo basigaye baguhiga, nta uraguhiga, bakwandikira ka message bakubwire niko wamukirewe ngo ino ngaho tubwire, nta uramuhiga. Bwombo ari kunshinja abakobwa sha. Nyine namenye ko ari babakobwa bashaka rega kukurya bakahita bakwanga. Abo basigaye baryana. Babashango ngo tumurye ubundi nka byenda bahungu ngo barye umwana bakahita bamuboroka. Bafite ubwoba ko bashaka kurya bakahita bamboroka. Nabo basigaye barya. Bafite ubwoba basigaye. Kadafi bashaka ko baramumaze. Kadafi ni n'indangare we. Kadafi n'uvuga ubuhamya bwa. Kadafi ni n'indangare abakobwa sha. Bamugenda namutura hasi. Uriya bamuriye igaraje. Byose rirashira. Abo se umuntu w'umugabo muri igaraje bati. Abakobwa riga bari hano hanze bakoze inama. Bafite gahunda kabisa. Ariko se akumenya rwaracitse nambutse ngiye ko ntabashije kubona uwo. Ntago ari bose, ntago ari bose. Ngo mumare muryate mumare. Ubuse nanjye nari kuba nirirwa inyuma y'imvune nkizi kwe. No ese umurya tarya. Nkamurya inzu. Nkamurya inzu, nkamurya ikamodoka, nkamurya. Hari umuhungu w'inshuti yanjye bariye imodoka n'umukobwa wayimuriye turamuzi, yayiriye mu cyumweru kimwe. Nyine uwo mukobwa we umukobwa w'umutwe w'imodoka yawe akinjiramo ameze nk'umuswa winjiye mu rubaho.
uva mu rubaho rushwanyaguje mu cyumweru bigiye imodoka umuhereza kontake ugatuma na carte jaune byose bimwandikaho rwose biga bakoze inama buriya mukoresha ubuhe buryo bakobwa beza bakoze inama hari umuntu nyine uvuga ati njye sinzakora bira mupango kuko urumva nimba habaho nk'umwana njya mbibona habaho nk'umwana w'umukobwa yiga segonderi mu wa 5 yiga ataha muri weekend arabwira iwabo ati hari ahantu ngiye wenda mu kumwana twigana n'urugero kigora n'umutipe nkuriya turi kumwe bari igaraje yahura nawe ngiye se ko ndi mise kigoroye naryo ari izina ryanjye yahura nawe yajya gutaka mu kubita senkana arakiga segonderi ejo yagaruka undi akamuha senkana ugasanga muri weekend umwana bafite nka disa bita muri cya kinyarwanda kiza ngo kwiyandarika sinzi tu noneho ugasanga umwana nimbangije segonderi ahise abona akazi kamuhemba nk'iry'itanu kandi wazi ko mu ka weekend yabaga yifitiye ubudesa bwe budafite ikibazo akareba kubyuka yicaye imbere y'umuntu amucunaguza byuka akora ibi n'amakora akazi bitya hejuru dufaranga 200 kandi hari ahantu yajya gatahana akajana katanavunitse ugasanga biri kumuca intege usigaye ugira gutyo ugahura n'umwana w'umukobwa uko wenda umuhungu we birashoboka umukobwa w'imyaka 19 nibwo akina segonderi nta kazi arabona ariko afite telefone igura 1,500,000 nta kazi agira miliyoni 2 nta kazi afite kavuga ngo agiye ku kazi ka buri munsi ariko ngiye nk'umuntu kana mubyeyi wakugura phone mubaza ngo iyi telefone yavuye he umubyeyi ntabwo amubaza ngo ibingi biri gukora biri kuva he ababyeyi bihiye ntibakibaza nkuko twege batubazaga cyangwa nakahubwo mbikubaze nk'umubyeyi ege baradukaniraga n'urushinge ukavuga warukuye cyangwa usigaye wiba abana kigiye telefone ya 2,000,000 umubyeyi uri kudukurikira kano kanya ntazaho telefone umwana w'umukobwa yipfuye mbona ubwana nanjye tunya buturusha ama telefone ahenze zabivuga hejo bundi mu kindi kiganiro twivugira ibyacu bari bireke reka tubireke nzabivuga hejo bundi ubu sinimaze nk'ibyuki kubera aka kaganiro nanze bangiriye ishyamba ubu mbimaze twirebera venene iyo turebye ahantu akazi kanyu kavuye benshi bagaca amazi bagakandagiraho ariko karwaye ntamara kagaha agaciro kuri uyu munsi mu by'ukuri uri mu batipe bari respected ntawe usaba ntawe ubwira ngo bigenze bitya ahubwo urimo urakomeza gukora amakampani atandukanye kandi nawe ubwawe ukabona ko biguha agaciro turebe avenir yawe mu minsi iri imbere mu myaka iri imbere kano kazi ukikarimo cyangwa se utakikarimo uzabo wishimira bigezehe icyo wakuye muri ako kazi kawe ni ikintu cyo kwishimira ahubwo nzaba nshimira n'Imana kuba naragiye muri kano kazi kuko ntago ari akazi k'imico mibi kera rukuntu kera cyane filime z'igisobanurwa wenda zakorerwaga mu masare harimo imbobo ziri Nyabugogo ugasanga n'umusobanuzi arisanisha nkabo kavuga ibintu bibi ariko ubu ngubu ngira ngo harimo discipline kuko tuzi ko abantu benshi bazireba n'ababyeyi rero nta cyaha nakoze na akazi kantunze kandi mba mfite icyizere ko n'utundi tuntu twinshi mba ntegura gukora n'amafaranga ari azava muri kano gasobanuye ni mu gasobanuro umva rero n'ibindi byose wazajyamo nyuma gukora uvuga ati fondation yavuye mu gasobanuye icyo kintu roho rucyubaha tuvuga ati shani hani igishoro cyavuye urase nk'abakuboneye izuba wavuga uti narebaga filime nkareba isobanuye nk'abakuboneye izuba wafataho urugero cyangwa ushimira uvuga uti mu by'ukuri uyu muntu yankoreye umuti kuko yatumye ninjira muri kano kazi nindi ni benshi bagakoze nawe ukumva uragakunze harimo abo bayanga abitwaga ba Moses ba Mike ba Yakuza we tunamushimira by'umwihariko urumva n'abantu benshi nyine bagiye bakora cyane nawe ukavuga ati byashoboka bya birumva barwanye n'akazi igihe kinini akazi bagikorera mu masare ingo nyinshi zitagira televiziyo urumva bari bafite audience nkeya ugereranije n'uyu munsi ubu ngubu mwebwe mukorera mu rugo nta gukora mu masare ukorera mu rugo iwawe mu cyumba ufite mu studio ukayitunganya ukayisora ahubwo yarangiye urumva twe biroroshye tunafite audience nyinshi kurusha iya kera ariko urumva bo nimba barabashije guhagarara iya myaka yose bagahagarara ku kazi n'ibintu bigoye icyo gihe nta mapublicity umuntu yazaga kwamamazamo urumva bo byari bigoye cyane ntago ari nkatwe urumva ni respect rero cyane kuri bo hari akazi umuntu ashaka kuvuga ati ngiye mfite akazi yego ku kwezi ngomba guhembwa nakora ntakora ugasanga nyine akajenje ameze ukuntu akazi kawe karimo imvune ingana iki iyo wikorera rero buriya ntabwo ujya kumenya imvune urazibagirwa ariko iyo ukorera umuntu uvuga ati nkora cyane n'ubundi ntari bunyongeze biraza kuba bigoranye ariko n'ubundi ugomba gukora ibiri mu masezerano wumvikanye n'umuntu 100%. ariko iyo wikorera burya ntabwo ujya kumva imvune ngira ngo urabizi ntabwo upfa kumva imvune kuko uvuga ati
ninkora cyane ko aribwo zinyishe ariko byibura uvuga ati ahubwo ninongeramo imbaraga nkavunika cyane umusaruro uraboneka niho bitandukanye nyine urakomeza ukitanga ku buryo utita ku mvune cyane nk'ubu nshobora kwirirwa nzenguruka inzu ingendo ndataha naniwe ariko ningera mu rugo mbona agafilime ubwo tereka mbanze njye mu cyumba cya studio nkore nk'agafilime kamwe basi ryame kandi ubu harimo akahe ndi gukora seri bita All American n'inyamerika yego n'inyamerika kumbe murasobanura reka mbona musobanura Korea Indiana inyamerika ubwo nizo nyinshi dukora cyane ariko biterwa hari abantu usanga wiyikorera ziriya zenda zifite amasubtitle zoroshye zo muri Aziya hakaba rero n'abakimomo busanga ubwo zazinda abantu batinya ngo zigoranye kubyumva iki ariho dutwikira nyine ako se nka kuriya gutwika nyine kubona ukuntu umuntu baramurashe arapfuye bivuze nk'aho igitego kigiyemo cya APR cyangwa icyareyo ziriya spirit uzikura hehe wafashe wanyweye hafi ya bora ariko ni hafi ya bora buriya n'ubundi ariko waramenyereye niyo waba utawe umujyamandiriye mu yanyagiti ariko baramamariza mu kiganiro cyane kandi yanyagiti ibi mba nabikoze kugira ngo nyine ba bantu bamamaza nabo basigare bavuga ati ariko sikano heza basigaye kwamamariza ariko Hatijara ari muri Moriox ariko ibaze umuntu utabamariza kwa Hatijara muzi n'ukuntu ari rutwitse kandi ubu ngubu ni hadashya wowe ubundi ndatwika kandi wowe warahiye kutazigera ushya reka nzayamatwika hashye iba bagomba kubyumva rero abantu bose bicaye mu rugo bari kureba za YouTube bavuga ati abantu bose bari mu rugo bari kwirebera Hatijara muri Moriox dore n'ibiciro yabikubise hasi cyane nibaze twamamaze namukubise make nanjye ngo hafi ya bora icemo hafi ya bora iri he ntugarukire kwa Kimomo gusa ndamukuzanira boss Chano naze kuri Chano boss mubwire Chana yizeho sha boss yitwa Valence ni umupapa wazanye uruganda rumeze neza cyane rukorera mu burasirazuba ariko ikinyobwa kiri ahantu hose mu gihugu nyine ubwo ibindi bazagenda bambaza ibyafi ya bora mbabwira ukuntu barangwa ushake Rocky murebe ukuntu bimera neza Rocky reka twisoreze kandi ukaganira ariko buriya ngira icyo ubwira abakurikiye Moriox Media gusa ngiye kubwanjye nka TK ndagushima cyane guy I respect you kandi courage ntuzacika intege genda mu murongo muzima gusa wirinde amabyeri wirinde ibitabi wirinde n'inkumi ibintu bitatu ibyo bintu se kuko ari byo bigira ibyamamare cyamamare kitagiye muri ibyo bintu barago cyatwitse wirinde ibitabi wirinde n'inkumi ndabitekerezaho kugira ngo hashye neza ndabitekereza none ubu ngubu nibyo ujanditse oya ariko ntago nk'itabi akaranugwari ntago nk'itabi ariko ndi nurinywa nangwa iryitwa niyoko ndurinywa nangwa iryitwa niyoko n'abantu bose banywa itabi ubwo binywera iryitwa niyoko naryo ryageze mu Rwanda ariko njye ntago nk'itabi n'inzoga nabyo keretse iyo narwaye muganga akambwira ati genda ufate ka rukoro gakenya ariko ubundi nazo nose muganga ukonsera rukoro hari igihe ka rukoro kaba gake mu mubiri nabwo nywa nk'agacupa kamwe ngira ngo harimwe mu mwaka ntago nywa itabi ntago nywa inzoga keretse uzibwiwe na muganga naho abakobwa nabo babwirwa na muganga nta mwana ari kujya mu bakobwa imyaka yanjye n'ubukene mfite ntago biranyemerera kujya mu bakobwa cyane ubajyamo gake oya nabwo ndi gushaka cyakora shira umwaka utanze ngomba kuba mfite shira nta kibazo ntacyo ngiye ibyo nyenda bishyigikiye batangire nyine badepoze nka Dikenzo aramenye ko badepoje oya se ati umukobwa wumva twakundana navuge Dikenzo baradepoje atanga itangazo ku maradiyo ya Uganda baradepoza yaje kubona abadepoje basaga ibihumbi bingahe ajya muri save akuramo umwe bakora ubukwe reka n'amafoto gushyira n'amafoto yawe nyine ukiraho CV n'amafoto nangira abakobwa ubwo batangira bakadepoza tukareba ko umwaka utaha unaba nahisemo twakundana Kadafi yagufasha gukora selection genge nyine kibazo Kadafi yabimarira yajya ambwira ngo nzabikugiramo habanze hashye naguhuza na boss Mwakoze cyane kudukurikira kuri Moriox Media yitwa Kimomo Rocky ariko afite amazina tubwira amazina yawe narayibagiwe harimo kuba ndi sherifu w'uyu mujyi Sharifu harimo kuba ndi Rocky hari kuba ndi Rambo nitwa Kimomo nitwa Kibaruma kirabiranya kumva ndi intare y'uyu mujyi kirabiranya inyangamugayo ryahamye urw'igikundiro nitwa Ngombwa ndi Kampara ni menshi nyibutse